T'es tempéré moi. Ngwewejwe n'abantu ngo baguriye amamodoka. Jewe ntago nyangira ibanga. Amakuru ndanayafite yuko nawe wujuje inza ahantu kandi ituruka mu badiaspora. Cyane rwose. Nimba umwana wumvise akana jombye bafite abagabo bagera i Kigali bakaza bigiza abakobwa. Bakagusubiza. Hambwa ati niba umwana wo mu diaspora yicara akaguhamagara akakubwira ngo bimeze bite shushu be. Shushu be nakahita amubwira ati ni sawa. Kandi shushu be akahita amubwira ati ejo se waguha ko kunywa. Niba uza kunsaba amafaranga ndi umunyarwanda. Nakubwiye ngo mbiza abatipe batanu bo mu Rwanda. Ahubwo aba bahungu bashobora kuba ari indaya. Nta kintu turwana nacyo. Nta kintu turwana nacyo. No kuvuga ngo abo bakobwa bombi bitwa indaya. Icyo kintu nacyemera. Uwo mu diaspora n'uwo munyarwanda uri aha ngaha. PATEL aramfite i Kigali. Ni urugero. Sibyo? Aramfite i Kigali. Ndakurya i Kigali ngewe. Urandya. Sibyo? Apana kundya nk'ifi. Pareti tamfumwa. No kuvuga ngo abahungu bo mu Rwanda nta rukundo bakigira. Babaye inyamaswa, babaye indaya, bafite ingeso mbi, mwisubireho. Nanjye umuhungu w'i Kigali namutunga, nuturutse muri diaspora namutunga. Nta mu diaspora nyeneye. Mujye mwumva imitwaro y'abadiaspora ariko batabaganiza ngenda bafite benshi cyane b'abashuti banjye baba hanze. Baravunika idea. Ugasanga bihirinze bahaye umutipe wo mu Rwanda amafaranga. PATEL nawe urugero. Oya. Gasaro TV. It's your boy brother from the mom key connect expert on the mic. I to the enter the G sub expert key got me everywhere. As you got me here, you got me there. Yego. Ndi kumwe n'abantu hano ni kuri Gasaro TV. Abantu twatumiye uyu munsi no bita PATEL. Ari menshi. Oya. Ni PATEL Krishna Manzi Ivan yagoko aya mazina yose hanyuma tukaba turi kumwe na Nice umwe mu bakobwa bakire ko byeri utaye kujabuka bro. Ikibazo nuko uvuze amazina atarayanjye. Esuzwa warumva byeri kumva mani kahita nayijabuka. Alright turi kumwe ndetse na Nice aho bavuze bati PATEL yabonye ikiganiro twagiranye na Nice bwa mbere cyatambutse kirimo kwiyama ndetse no kwihanangiriza abasore b'iyi minsi bameze nabi ku madiaspora n'amadiaspora amereye nabi abahungu b'i Kigali byo birimo ndetse n'abahungu bakura abahungu bakura abakobwa mu Rwanda. Byose ni bimwe mu bintu PATEL yabonye aravuga ati igihe muzampuze nuriya muntu mu by'ukuri nibarize nimba ibyo bintu bibaho nimba hari n'uwo yayahaye nimba biri ngombwa nanjye nkure. Alright. Mbere ko dutangira ikiganiro ubwo ndasuhuza abantu baba diaspora bose nkuko yahoza bivuga mu kiganiro cya mbere. Ndabasuhuje abantu biyo bajya baduha ama views uramenye. Uvuge babandi nyine bagira bya binda bareba birebera. Ubwo ngo suhuje abantu bari za Amerika, Canada, bari Australia, abantu bari muri China baratureba cyane ubwo n'abanyeshuri abenshi n'abari muri business nyinshi zitandukanye. Tubasuza abantu bari mu Bwongereza, abantu bari za Sweden, abantu bari muri Belgium. Ndabasuhuje cyane ubwo ntago nakwirengagiza abo turi kumwe hano Kigali, Rwanda, Amajyaruguru bajya se wagiye uhera aho ngaho mbere na mbere. We nyine tubanza guhakeya abantu batatwigeye. No way. Nujya gutera uburezi rabanza kabwibanza. Kuki utabanza gusuhuza abahungu bacu b'abanyarwanda bari ahangaha n'abakobwa bacu ngo turasuza ngo abakobwa ngo ari ngo za Canada ngo hehe nibyo nababwiye ubushize. Niba diaspora. Sawa. Ubwo nyine ngo barisuriza abantu b'i Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, muri Congo. Kandi nuko mutanabiza abakobwa bo muri Uganda na muri Tanzania nabo bafite urukundo. Mushaka kwambuka imbibi ngo mwagiye ngo hirya ngo za Europe ngaziya ngo Fate. Bari bavuze turashaka guhura n'uyu mukobwa. Murahuye. Numvisha yaragoye man, yaragowe. Ariko atibagije natwe ahungu twaragowe. Asigaye haza udukobwa twizizi ibitangaza duhungu nkatwe. Agakubwira nzakugurira imodoka imyaka 5. Ariko na Yesu yarababaye.
ngo yababajwe n'abantu ngo baguriye amamodoka hoya ngo barabakuye nayo ubundi baragukuye bande ishyari ryawe reka gusobanurira uko yabivuze wenda kugira ngo utaza kwibeshya nimba yibuka ikiganiro neza ukuntu cyavuga ikiganiro ndakizi mani na isi yababajwe nuko abasore urumva bakura abadiaspora ariko bakavuga ko aba basore bakura bagomba gushaka ibyabo sibyo siko byavuzwe njyanini ntago aba basore babakura ari babandi nyine bari hasi n'ikintu kirumva ni babandi tuba tuzi bo mu Rwanda ngo bagafashe urumva nibo babakura bakurikije ngo dufeme baba bafite ariko mani ngiye ko mbyumva ntabwo mbyumva kimwe nka Nice iki abo ba diaspora avuga nibo baza kugira gute kubishakira rero umwana w'incarutse Kigali atakubwiza ukuri nkeneye akamodoka ndakaguhaye muri make mama mukeneye imodoka nayo wayumvise aguhaye indi version yuko ari bamwe mu bafite amazina azwi noneho abaribo babikora hari ibyamamare baguriye imodoka oye ibyamamare biko baguriye imodoka nawe urabizi kuko wabisubiyemo ntabyo nzi njyewe ntago nyangira ibanga izo version murazizi mwabwe ya version atazi y'ibyamamare batazi nanjye ndimo kandi koko ayo makuru ndanayafite wavuga ni nayo ayo makuru ndanayafite yuko nawe wujuje inza ahantu kandi ituruka mu badiaspora cyane rwose sibyo rega baravuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe none se uzaza nk'indi miziki gihe ko nyitwazaho kugira gute harahiye urumva mani none se witura ubwenge nimba umwana ashaka kubwira ati shushu be muhaye samba nanjye tamwe ati kagira u Rwanda n'abana rwose urakoze none se nayo saraza yivovote none se ko tutagiye ngo tubabwire ngo mubiduhe arabikwihera nka Nice rero nareke nashaka umudiaspora namuremere abana ifite inahari turanakwiyamye kandi okay Patel sanyiyamye imbere ya kamera simubibonye yanagusuye singaho ndi ariko Nice hejuru ya byari yanjye nkuguriye Patel reka nkubwire dore ngiyi yarayinguriye burarirwa ari no kunjabuka urumva Nice turamwemera nk'umuntu twemera hano mu Rwanda twese urumva afite amafaranga yakubandureho ururundo waba ufite runo rundo udafite amafaranga Nice rero turakwiyamye tuvire ku badiaspora datuma tuba ku isoko utaduteza abantu reka nkubwire Nice je t'ampure moi yo dufime twajya turanjabutse ma ariko nubwo tutazi igifaransa arumva ariko tuba twagerageje je m'en fous à la français quoi tu parles tu t'en fous moi alors tu comprenais le français oui je connais king ndabona hano hari ibifaransa ariko nakaraba kabisa mugani wa Yongwe none se nibyo tuba tuvuga twe turashaka urumva na Nice tumushakira umuntu w'umudiaspora oya nge ntawe nshaka none mbigusubiriramo turashaka amafaranga turakwiyamye kwiduteza abantu amazu turujuje ubu turabura kugura imodoka nge nanakugora ese wa mugani tugaruke gato kazanangonga ari kuri kubyumva tugaruke gato ya nayi urumva wenda ni nk'ahari amahirwe yo kubona n'umutangamo wanyawe uko hari ibifatika yabonye none wowe wavuze ko ari ubugegera ari ibiki barimo nyine bari mu buyobe nabo ba diaspora baba baza kwirata ibyo badafite noneho ubanye umutangabuhamya nka Patera kubwa ati noneho n'inzu nk'iko wabivuze ko aya matukuru bari bafite inzira hari
ikibanza kirahari yahawe ni ukuvuga ngo Pateri yarakajwe n'ikiganiro nakoze ubushize aravuga ati reka ze kuvuga ko yuko we noneho ibintu by'isambu narimbize kuko nanabibonyeho ibintu nk'ibyo ngibyo Pateri bamuremeye ni nawe umuntu wa mbere natanze muri ko nta bandi nzi urumva ariko ya Pate mukura amaboko mu mufuka mushaka ibyanyu urumva barabana b'abakobwa baranababesha icyo ngicyo nagari ikibazo nayo hafi ya bose bafite abagabo nayo sinagari ikibazo nimba umwana wumvise akana jombyemo bafite abagabo bagera i Kigali bakaza bigize abakobwa gusubiza abana b'abadiaspora bafite abagabo bagera i Kigali bakabasinga ariko ibyo ngibyo ntabwo bitureba okay ntabwo bitureba nice aseke makuzadi umwana azahagarara hariya urumva nice umwana azahagarara hariya ahita akubwira ati mwana wa mama ngiye nkuhaye iki ni nka kwa kunda ba kera batangaga inka urumva akavuga ati ngiye nkuremeye Rusine hariya twarire Rusine wa undi oya atarurikira amafilme ko yabyitiriye urumva man ati ngiye nkuremeye inka ukahita ujyana nk'umusaza atijyana bose nko kuri anniversaire yawe umuntu aje akakubwira ati nkuremeye inka waba umukuye oya aho ngaho birumvikana ese urumva icyo ntaba tuzagira anniversaire twacu tw'abana hahite haza nk'umudespora avuga ati aratuma nivugira se sha oya witonze kuvuga manze ngusobanurire sawa reka nceceke ntago dukura nukuvuga ngo waje wazanye uburakari nk'aba bantu b'abastari tuba tuzi bakubise imodoka buriya bamucunze kuri anniversaire ati ifatere shantari wabonye ko aribwo baronshinze kuri anniversaire ati ifatire igendere ntari bishe uwo nindese ntago muzi byumva utyo twigendere aya makuru ntayo mfite we uzayamenya hari umuntu baremeye imodoka kuri anniversaire tubara gutyo ngo wo tuzi ugeze gukora ibyo bintu ahubwo ni Fred Lion uramuzi ucuruza imyenda mu mujyi I know him ndamuzi ijana ku ijana n'umushuti wanjye ariho aremera imodoka ahubwo mama we niwe musitari natuzi niwe nzi nanjye n'umuntu bita uyu nguyu uririmba kinyarwanda ntago tumuzi uyu nguyu uririmba kinyarwanda Ibrahim Cyusa nawe baramuremeye no yaremeye ahubwo mama we imodoka izo nizo ngingo tugenda dushingiraho kugira ngo tuzihe nayisi aravuga iki ariko nanjye no ariko ibyo bintu biratandukanye ngo s'il vous plaît yes na mukongore s'il vous plaît okay sawa twagiye mise mwumva ariko nindese muvuge se uramuvuga oya ubwo nyine amazina ye warimo uw'abantu harimo fa ni Fabiola se oya harimo fa hagati ni Fisto harimo fa hagati atakuvugisha kari murarisha tamvugisha sha harimo fa hagati ayo makuru kuri rya kabiri nyuma hariho ro inyuma okay baguhira indi cupa sha urakoze sha gendere nari hanyuma rero twari tukiri kuri ibyo bintu rirangizwa na fa urakoze twari tukiri kuri ibyo bintu oya ngo fa iri hagati irimo hagati hajya guhera tugirwa icyo kintu nayi ushingiye ku byakubwiye ati wowe urashaka kudukura ku isoko byumvikana ko abasore bo mu Rwanda bishobora kuba bariho bigurisha se ku badiaspora nge ntago nasobanukiwe naragira ngo wowe nk'umuntu byababaje mbere umbwire yarumva ayo makuru nayakururaga gutya ako ntari nayamenya neza ariko Pateri buriya aransobanuriye arambwira ati niba umwana wo mu diaspora yicara akaguhamagara akakubwira ngo bimeze bite shushu be nawe akahita amubwira ati ni sawa kandi shushu be akahita amubwira ati ejo se waguha ko kunywa hari ibintu hari kenshi na kenshi imigisha duhura nayo nayisi sibyo ntitwirengagize urabona ba bandi bamanuka atituje kwambikana impeta n'iki n'ejo bundi twabonye umusore wacu unanutsemo ukuntu barimo baramukubita impeta tuvuge tuze ko ariwe witereteje cyangwa umusore we bakubita impeta hoya ayo makuru nanjye arimo araporopoza kuntu gutya mu muhanda kaburimbo none se tuvuge ko niki umwana niwe wimanukije kumushaka ari umusore umushaka yaba ari imanukiye yigira hehe niki urashona ariko umwana yari yimanukira avuga ati reka nimanukire njye kwa niki atamukoma impeta rero nice turakuyana n'ikindi gihe ntuzongere ndashimira ko Pateranye yamye n'umutima wanjye wose ntago mwamubonye muri decapotable undi mwana arimo arajya gutya ngo wiriyume merimi
ariko si umuntu mwakinze ninde mwamuvuze hagahira rimwe turanakwiyana njye nabanga ngira Gasana wakibyindiwe batuvuyemo ese ari Gasana reka tita tunamutuka nk'ako gatutsi kajyana shantari Gasana inyamamare warakoze waratubwiye ngo nta giko none twabonye mu muhanda sha urimo uratera ibi ntaso byaragoye ubwo urumva nyamara Patel haraguhereza ingero zifatika ubu ngubu nto wabaye speechless shano kuri kw'Imana bivuze ngo ibyo wewe expectinga nk'umukobwa udashaka biri buze kugira gute biri buze guhabwa intebe ariko still now ntago ari ingeso nziza nese nayo aka kanya jewe reka nkwibarize ikibazo kimwe akagiye nimbona umuntu yankunze ashaka kugira icyo amarira kandi je ntacyo mfite nzacyange oya niba ari ukwibwira ati ese ki waba ufite inyota uzayireka yikugurire ariko icyo nzi neza cyo nanjye ubwanjye mpamanya nacyo niba uza kunsaba amafaranga ndi umunyarwanda nakubwiye ngo mbiza abatipe batanu bo mu Rwanda uri kunyumva niba uza kunsaba amafaranga njyewe hano mu Rwanda mbwirwa n'iki niba mu diaspora gutya na gutya na gutya utaramubwiye ibindi nkabyo wenda Patel birashoboka ko we ntago ku kibanza cye ndanakizi n'ibipapuro narabibonye n'izo miliyoni zizagera nari mpari nanguremo na ji kuko njye niyo ninywera ubwo ngubwo wibyo birumvikana kuko ni nawe abantu bazana indambi tugashiduka bari kubara aya madolari urumva nta kintu baraguze man urumva ariko nkanese nk'umuvandimwe ugera agatagubwa ati mvuze ngo iki banakuzanira indi peti ubwo buba bivuze ko niyo waba warariye wa mudespora ntango bimurebe igipfa nuko tumwakinywera nukuri da Patel na Nice mbabaza ikibazo kimwe nahoze nifuza kubabaza kare sa nk'ubibagirwamo gatera umuntu ufite umudiaspora bakundana akaba afite n'umukobwa wo mu Rwanda bakundana cyangwa se umukobwa ufite n'umuhungu wo mu Rwanda bakundana harimo ikibazo gihari cyangwa nta kiri ongera ugisubiremo icyo kibazo hari umukobwa cyangwa umuhungu ufite umudiaspora w'umuhungu cyangwa umukobwa bakundana no mu Rwanda akaba amufite ubwo donc aba afite abantu babiri umusheri mu Rwanda akunya kajya n'umusheri w'umudiaspora hari ikibazo kirimo je nekanye gusubiza man nje nta kibazo numvamo yewe kirahari ndetse nje nkubwira ikibazo kitarimo hano kitari umva uwo mudiaspora azakenera gukora n'iki ari hariya none se azikinisha bro azikinisha ushatse kuvuga ko urumva azagira uko yimarira hanze urumva azabyimarira ariko naza mu Rwanda urabizi mudiaspora uwo mu Rwanda azamushyira he ko bose bazaba bahuriye hamwe umudiaspora yaje mu Rwanda aba yumva ko aje iwabo ahubwo aba bahungu bashobora kuba ari indaya nta kintu turwana nacyo aba bahungu ni indaya nicyo kintu maze kumva kandi koko na majorite yabo navuze ngo muri indaya hari indaya z'umwuga bro mwe mwabigize umwuga hari indaya z'umwuga sinakubwiye uyu mushinga babanje gutegurwa ki ahubwo mwebwe ntabyo muzi bya Nice banze wumva ibyanjye ureka ibya Nice kuki se kumva we nako gakaraya kiwe barayeho urumva yajya mukwepa kaza no kundayaho kandi kuza kundayaho no kuvuga ngo abo bakobwa bombi bitwa indaya icyo kintu nacyemera uwo mu diaspora n'uwo munyarwanda uri aha ngaha ubwo bombi nta n'umwe buri love in love n'uyu nguyu sibyo ubwo bose bari indaya kuri we suko twabifata ni indaya urakoze akira tapesi aho turumvikanye none ubyanzuye gute wowe naye gereka byanzura ndabyanzura reka wumviye wait maze migugu akanya nta nakibagirwa sibyo Patel uratubajije ngo ufite umudiaspora ufite n'umunyarwanda sibyo ni ukuvuga ngo Patel aramfite i Kigali ni urugero sibyo aramfite i Kigali ndakurya i Kigali ngewe urandya sibyo apana kundya nk'ifi kundya nyine bya bindi ubwo murabyumva kuntutsu hejuru arumva tuvuga urugero biraba nge nawe harashya ufite n'undi mwana ubeshya nuko umubeshya ko ukumubwiza ukuri ko nanjye ubumbeshya uriya mbeshya hariya nungurura udusambu uriya ukubeshya hariya nukugurura udusambu ese uri kumva yanjye so mbi y'abahungu nakubwiraga b'abanyarwanda ni ukuvuga ngo abahungu bo mu Rwanda nta rukundo bakigira babaye inyamaswa babaye indaya bafite ingeso mbi mwisubireho
oya ariko nawe nahisi nahisi siki uhumye baramuhumura ubukene ahubwo uhumye baramuhumura we bose nzaba ndi nta nahise ari kundya amaraso urumva nk'urugero urumva ari kundya amaraso nanjye iyo ari kundya amaraso haba ari kuyinyongerera iki amaraso kugira ngo nahise abone iki ayo ajyana naye mu mboni zawe shaba abahungu bafite ubwenge ni ukuvuga ngo aba bahungu b'abanyarwanda bakura abadiaspora muri hanze murabyumva ubwo ngubwo nahise atabijyana nazane nivugira ubundi nongeye no kumfatira ndanakwiyamye ubundi ibyanjye biri hagati yanjye na nahise umva nkubwire nahise ibivugwa byose biri kuva mu kanwa kawe rega ibibazo byakotorana birambiwe umva nkubwire wowe biriya bintu uri kuvuga ntabwo ari byo njyewe ngiye nkafata hariya ahubwo abadiaspora muri hanze mwaranarushye ngiye nkafata hariya ugafata hari ikibazo oya urabyanze njyewe reka nkubwire nkunda kwisangiza njye mbishire hanze nese turakunda ni iduka ndarihombe Pateri we yakomeje kubisiporta ko ibyo bintu byanga bikunze yaba umukobwa wiriye yaba umukobwa hano agomba kubatunga bombi none tujye ku ruhande rw'umukobwa nkawe sibyo we wavuze ko abadiaspora iki tujya kuba version yawe mu by'ukuri ushobora gutunga ntaniriwe nanaguca mu ijambo rwose reka nkubwize ukuri ki mu byumve mu bimenye bimenyere njye nta mudiaspora nkeneye tuzaba inshuti bisanzwe nahise yatunga umuhungu wina nanjye umuhungu w'ikigali namutunga n'uturutse muri diaspora namutunga nta mudiaspora nkeneye nkeneye abahungu b'abanyarwanda setu harahiye koko bari inahangaha i Kigali reka cyo tuvugire nahise rega amavuta y'umugabo namuraye ku nanarekure mikoro king nanarekure twivugire urumva nahise ikintu kiba kimwongoza nta kaduka afite ku myenda urumva nicyo kiba kimwongoza arakubeshya afite abakiriya bitwa ba Diane n'abantu tutavuze urumva ariko ibi navuga ntabwo ari byo nibyo urumva ariko nawe iduka afite yari yibye umudiyasipora mani niyo nkuru aho harimo indi nkuru rero naho ntari numvise neza yaribye ariko pate umva impamvu aho ahantu ushaka pate byari wayimaze baguye indi kutangiye kuvuga amagambo menshi umufungurire siko yamaye ruswa yamaye nivuyeho yaribye nubwo Patera akomeje kuvuga ngo iraduka ngo nawe ngo ariko ku mudiaspora icyo watubwiye mu kiganiro twakoranye mbere wavuze ko ryavuye kuri mukuru wawe ahubwo sinzi Patera hanabikuye byaba bifite isano subwo nibyo Patera yavuze kuko mu byo nagabonye byo mufite ukuntu muziranye na Patera yumva abakobwa benshi cyane ngo basanga baramutubure bakamubwira n'ibindi nkuko babakobwa bagenda bamvuga ibyo ntazi bamufitije ukuri mwihereye abakobwa ba Diane bagufite ishyari Diane nta shyara ajya ngirira ari Diane we ari batera abagabo cyangwa ni Keribu bamufitiye ishyari Keri impamvu ngirira ishyari namwimye 200 abireba mu ntoki zanjye ngo iki gavuge neza aho ntabyo mvuze Pate mani ko Keribu yamugiye mani utamenera icyayi witonze mani kuri rwishi igiti kandi se nahise yakuremeye nahise mani igize umukire cyane uyu munsi nibwo bwa mbere ngiye gusura tujyanye n'umuntu bakarema bigeza namuremeye iyo winjiye kwa nyirabyo kwa bifaranga uri kwa bifaranga nye njyewe narinzi ko bitewe n'ukuntu waje uvuga uti njyewe ndamuhereza kuri uriya mukobwa njye byanonga uburyo hari aho ugera ukamuvuganira nimba ari igiti wariye nimba ari ibyeri wanyoye yaguhaye hari abakobwa batari indyarya mani nkanjye urugero urumva nk'urugero nk'uyu si indyarya urumva mani avugiraho urumva ugereka babandi bazana ngo nkwe na nkwe igiti gikoza akazi urumva igitariki hoye mani iyi ngiyi ntabwo ari ruswa ntabwo uri bukure debate yanjye dufitanye urumva nimba yarahemukiye n'ubunega bw'i Rwanda ariko twe ntitwahemukirwe n'abakobwa b'abadiaspora nimba baramaye isambu wagakura shopu ntabwo ndi kubwira ko nakuye wayakuye wanyu murakize iwacu turifashije urakoze yego simvuze ko dukize ariko ntidusaba umunyu iwanyu ni he nayi reka duse nk'abagaruka ku kantu ugeze uvuga gatoya
ubwo ngubwo wenda abantu bari bareba ikiganiro bashobora guhita babishyira mu bundi buryo. Bari uwitora avuga uti nta mu diaspora nkeneye, umuhungu wo mu Rwanda namutunga, umukobwa wo mu Rwanda, umuhungu wo hanze namutunga. Bivuze ngo umuntu wese uzajya kugeraho ubu ngubu ntugiye guhura n'ibibazo by'uko abenshi bagiye kugukenera. Banyenera njyewe bazanyenera ko nicagurire. Ubushize watanze Instagram nta bantu bigeze bakwinjira benshi, ubushize usanga Instagram yawe keretse babu yantaginze nibwo mbabona. inde babu ako mwebwe ntago munyinjiriza. babu ex manager muri Rock Entertainment. Babu wongo reka dusarize hano tubasige. Ubwo umwanzuro uhari no uhe Nice na Pateri ku cyerekeranye n'abadiaspora yuko abahungu bizana hano. Oya banze mbivuge. Reka mvuge igambere. No uko abahungu b'i Kigali rwose mukure kuvana amaboko mu mufuka mugakora mukirinda kujya musabiriza barakobwa baravunika my dear. Buraya wasanga ntibaryama ntibarya n'udufaranga n'utwo leta iba yabafashishije. Urumva mujye mwumva imitwaro y'abadiaspora uko batabaganiza ngenda bafite benshi cyane babashuti banjye baba hanze baravunika my dear. Ugasanga bihirinze bahaye umutipe mu Rwanda amafaranga. Pateri na urugero akwa ngo usabirize hanze y'u Rwanda ko nta kintu Paul atadukoreye Kagame wacu wamba bari ukarekera kuya gusabiriza bakubadera ikibanza ntago kiguhagije nicyo nashakaga sha nari sawa. Barakoze abantu rero bari bakurikiye ikiganiro cya Gasaro TV twaye kumwe na Pateri ndetse na Nice cya kiganiro kiza cyane. Reka mbashimire mbabwiye ngo dukomeze turebe ibikurikira. Gasaro TV.